Reka twongere dushime Imana kubw'amahirwe tugize yo kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Muri iki gihembwe rero dufite icyigisho turi kwigira hamwe gifite insanganyamatsiko ivuga ngo insanganyamatsiko zo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Iki nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Naho iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo iri buriro ijambo ry'ibanze. Iri buriro ijambo ry'ibanze nicyo cyigisho dufite muri iki cyumweru. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Icyo nicyo cyo kwibukwa cy'iki cyumweru. Kuri uyu munsi rero tugiye kwigana hamwe ingingo ivuga ngo jambo yabaye umuntu. Reka mbere kugira ngo tujye mbere mu cyigisho cy'uyu munsi dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye ko wakomeje kubana natwe, tugushimye ko wakomeje kuturinda. Uwiteka Mwami Imana rero, komeza utwiyoborere muri iki cyigisho. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Jambo yabaye umuntu. Tugiye gusoma muri Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku wa 3 ndetse tusome ku murongo wa 14. Nshuti mukundwa, niki iyi mirongo tugiye gusoma itubwira? Cy'icyo Yesu Imana ubwe yakoze, kandi ni kuki uku kuri ari ingenzi ku rwego rwo hejuru dukeneye kumenya. Reka duhurire ahangaha mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere dusoma umurongo wa mbere maze tugeze ku murongo wa 3, maze rero dusome n'umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niyo wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Umurongo wa 14, jambo uwo yabaye umuntu abana natwe. Tubona mu nshuti mukundwa, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Aya niyo magambo dusomye muri Bibiliya avuga ku byerekeye na jambo uburyo yabayemo umuntu kandi abana natwe. Uyu jambo niwe Yesu Kristo yemeye kuba umuntu mu rwego rwo kugira ngo Imana icungure umuntu. Yigize umuntu kugira ngo ibane natwe. Yohana atangira ubutumwa bwiza adakoresha izina Yesu cyangwa ngo atangire avuga umurimo we nka Mesiya Kristo, ahubwo akoresha izina jambo Logos. Mu gihe Yohana yandikaga ubucurabwenge butandukanye bwakoreshaga ijambo Logos bushaka kuvuga imiterere y'isanzure ishingiye ku mitekerereze cyangwa kugaragaza igitekerezo cy'ibintu byumvikana bisobanutse n'ibitekerezo ubwabyo. Nanone kandi inyigisho z'umucurabwenge w'ikirangirire wa kera witwa Plato
zagabanyije ukuri mu migabane ibiri. Umwe ni umugabane udahinduka wo mu ijuru, ahaba ubutungane budahinduka. Undi ni umugabane wa hano ushira, uhinduka, udatunganye, uhagarariye umugabane utunganye wo hejuru. Igihe cyose wabereyeho, Plato ntiyigeze asubiza icyo kibazo. Ubucurabwenge bumwe bwerekanye Logos nk'ikintu kidafatika kiri hagati y'ibintu bihoraho n'ibishira, bifite ishusho ya hano ku isi. Yohana akoresha iryo jambo mu buryo buhabanye n'ibyo cyane. Yemeza ko ukuri, ijambo, atari ikintu runaka kidafatika kireremba hagati y'ijuru n'isi. Logos ni umuntu, Yesu Kristo, wabaye umuntu akabana natwe. Kuri Yohana, Logos ni ijambo w'Imana. By'umwihariko, imvugo y'Imana ni ukuvuga ukwihishura kwayo bwite, akiyereka abantu mu buryo bwuzuye. Imana yahindutse umwe muri twe. Mu butumwa bwanditswe na Yohana, Logos ahagarariye Imana ihoraho, itegeka ibihe n'ikirere, ivuga, igakora, igasabana n'abantu ku rwego rwa kimuntu. Imana ihoraho yahindutse umuntu umwe muri twe. Ni ukuri ahangaha Yohana we agaragaza Logos nk'ijambo w'Imana, kandi mu by'ukuri ijambo w'Imana ari ryahindutse Kristo, kandi Kristo ari w'Imana. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 14, intumwa igaragaza ko Logos yabaye umuntu abana natwe. Ijambo ryakoreshejwe mu Kigiriki rigasobanura ngo abana, risobanuye gushinga ihema. Yohana atujyana mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 8, aho Imana yabwiye Abisirayeli kuyubakira ubuturo bwera, inyubako y'ihema, kugira ngo ibe hagati muri bo, ibane nabo. Muri ubwo buryo, mu kwigira umuntu kwe, Yesu umwana w'Imana mvajuru yafashe umubiri wa kimuntu, ahisha ikuzo rye kugira ngo abantu babashe kubana nawe. Ibande kubye inshuti mukundwa. Ahangaha turimo turabona uburyo ki Kristo, Imana ubwayo, yahindutse umuntu kugira ngo ibane n'abantu. Rero inshuti mukundwa, Imana ibyo byose yabikoreze kugira ngo ikize mwene muntu. Reka icyo dukomeje kurahirikirwa ni uko twe gusobanukirwa n'ubumana bwa Kristo muri iki cyigisho turi kubona. Reka rero inshuti mukundwa, dukomeze kutuzirikane uru rukundo rwa Kristo rwatumye areka ubumana agahinduka umuntu kugira ngo aze abane natwe, maze ikirusha ibindi akadupfira no ku musaraba kugira ngo natwe tubashe kubona incungu y'ibyaha byacu. Ndakwinginze kugira ngo uhereye nona ukomeze uzirikane ibyo, kugira ngo tubashe gusobanukirwa yuko dufite umurengezi wo kutubabarira ibyaha byacu, bidutere kwihana mu buryo bumaramaje, maze tugasanganira umukiza wacu Yesu Kristo. Ibyo ni byo ngusabiye muri aka kanya, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.